Sandra wayi kubera iki koko ririya joro ryabayeho noneho uyu munsi ni iki nakoze ni ibiki nakoreye ubuzima bwanjye nihe mpamvu koko kuki ntafata ideni ni ukubera iki ntatira amafaranga kuki ntasaba abaturanyi mana yanjye kuki ibi byose byambayeho ririya joro ryari ribi kuri njyewe mana kubera iki kuko biriya bintu nabikoze kuki ririya joro kuko ryabayeho mu buzima bwanjye ntago mbikunda nta nubwo nakibabarira rwose ntago nakibabarira kubera icyo ari njyewe byabayeho koko bosi wanjye mana yanjye kuki ari bosi mana ndumva narangije buri kimwe ndumva ubuzima bwanjye buri mu byago ntabwo byakabaye byarabaye batwirwa Sandra yiryamiye mu ntebe yumva umuntu akomanze ndaje nkukingurire aragenda asatira umuryango arangije arakingura hinjira umukobwa madamu excuse me urinde kuki unkoraho urashaka iki nicyo ushaka nshaka baby wanjye baby wawe ninde Davian of course ntawe uhari rwose Davian ntawe uhari ntabwo ari muri iyi nzu ariko ntabwo twiteze umushyitsi muhamagare aze amubwire amanuke ntabwo ari gufata telefone ibyo ntibikiri kumbwira ntawe uhari ntabwo namuhamagara rwose undi nawe arazamuka garuka wizamuka ngo ibyo ntabwo ari byiza urinde ariko umukobwa arumirwa araza agaruka ajya mu cyumba aravuga ngo iki afite girlfriend se ntabwo bishoboka urabona ukuntu aza ari kwikaraga di burya afite girlfriend kubera iki koko my god mana yanjye niyo mpamvu akomezaga nyibwishwa ngo ntabwo naryamana n'umukozi kumbe yari afite girlfriend mana yanjye ubu se koko mbigenje ute birambabaje pe ubona ko ababaye cyane afata telefone arahamagara sister kubera iki watwihoreye twari tuguhangayikire reba igihe cyose namaze nkuhamagara ibyumweru 2 birashize rwose nyihanganire hari utuntu nari ndi gutunganya hano muri iyi nzu ni nini cyane nkora cyane pe network kandi yari yaravuyeho none se umeze ute Peter tumeze neza rwose pe byari bimeze nabi waradutereranye umva reba iki gihe cyose gishize tutazi ukomeze muhumure rwose nta kibazo mfite wowe na Peter ahubwo muze munsure ndaje mboreze adresse muzansure ngo iki wow ni byiza rwose tuzaza ejo nta kibazo rwose tuzaza rwose uzame ko amashusho ya telefone yawe atazavaho izagumuriho yego rwose nta kibazo muzaze ndaza kwandikira message ya adresse ahonde okay see you zaba nta kibazo urumuna urabona rwose ko yishimiye kuzajya gusura mukuru sister nawe rwose ibintu ntabwo bimeze neza umunsi ntabwo ari mwiza kuri njyewe ndumva mbabaye kuki ibintu rwose byambaho ndababaye cyane umukobwa akomeza nyine yibaza ubona ko ababaye cyane muramamagaye nari mbitabye niki mushaka ko mbakorera njyewe ntabwo nkuhamagaye ndaguhamagaye njyewe okay madamu niki mushaka ko mbakorera urashaka ko ntekera nkeneye ibiryo mutekera nta kibazo rwose ndagutekera hano hari ibintu byinshi biraterwa n'ibyo ukunda oya Sandra genda subira aho wari uri subira mu kazi kawe iki baby ndashonje nkeneye kurya nagenda ajye kuntekera Sandra ndavuze ngo subira aho wari uri Sandra nawe arigendeye hanyuma Davian asigara atongana na Sheri ngo iki ni kiri hagati yanyu kuki umubwiye ngo agende niba ushonje genda ujye guteka ntabwo ari nk'uko guhamagara umukozi ngo agutekere genda ujye kubyikorera nawe wakitekera njyewe ntabwo nabikora ngende njye mu gikoni ibyo ntabwo bibaho cyose kiri njyewe njye mu gikoni reka ntabwo bishoboka ntabwo nateka rwose ibyo ngibyo byibagira kubera icyo utateka kubera ko ntabwo ngiye rwose nagenda mu gikoni ngo mfate ku cyuma ibyo ntabwo bibaho ngo iki ntabwo wateka reka ntabwo nateka umusore arumirwa pe ariko uzi n'ikindi ntabwo ibi nabikora ibi icyo utakora
ntabwo ibi nabikora njye, ntabwo nabana n'umuntu umeze nkawe, iyi relationship ntabwo ishoboka. Ngo uvuze ngo iki? Ntabwo wateka? Reka reka, ndi umugabo nawe wagenda ukabyitekera, nawe uri umugabo wagenda ukabyitekera. Mu nzu yanjye nsohokera mu nzu vuba, ndavuze ngo nsohokera mu nzu, ntabwo nsohoka. Pakira ibintu byawe unsohokere mu nzu, ntabwo bishoboka rwose. Ndavuze ngo nsohokera mu nzu, njye nsohoka mu nzu, njye ntabwo ndi umukozi wawe rwose ahangaha. Genda nawe ubyikore cyangwa ubwira umukozi wawe bikore. Sohokera mu nzu, ndavuze ngo haguruka ugende ufate ibintu unsohokere mu nzu. Ntabwo uri kunyumva? Barangije batwereka ya nshuti ya Sandra yaje kumusura. Iriya joro ryangije ubuzima bwanjye pe, ubuzima bwanjye bwarangiritse. Ikumva iyaba ntarakoze biriya bintu. Sandra tuza, ntabwo ari ngombwa ngo rwose wishinje. Nabuzwa n'iki? Ndababaye cyane, umutima wanjye uhora undya unshinja ibyo nakoze. Birambabaza cyane pe, ntabwo wabyumva ibya ririya joro. Mpora nicuza icyatumye mbikora. Sandra, ndabizi kandi ndakumva, ariko ni ukuri, ihangane, ntukice rwose, ntukibabaze, ndakwinginze. Ugomba kubyihorera, ahubwo aka kazi niba ngombwa ukihorere kugira ngo wumve umeze neza. Njye mfite abavandimwe banjye, ndabyumva pe, washaka akandi kazi. Biragoye pe, biragoye. Nkunda kano kazi kandi kampereza amafaranga ahagije. Biragoye ko najya ku kandi kazi, ahubwo icyo nshaka. Sandra, ufite impamvu nyinshi zatuma ureka aka kazi, nuko utabyumva. Abavandimwe banjye, ibiki, biragoye pe, biragoye ko ninjye ugomba kubitaho, ninjye ugomba kugira icyo nkora nka ubusa kandi kazi mbaye ntakabonye. Kandi ikindi, umusore ndamukunda cyane, ntabwo namusiga pe, ntabwo namusiga. Iyi niyo noneho mpamvu yatuma, iyi niyo mpamvu igomba gutuma usiga aka kazi. Kafe, umva nkubwire, ni icyo utekereza koko? Uriya mugabo ndumva njye nshaka kabo wanjye. Urasetse. Wikomeza kubabaza ubuzima bwawe, wikomeza kubabaza ubuzima bwawe rwose. Biriya kuba byarabaye ntabwo bisobanuye ko nawe agukunda rwose. Umva, ngomba kugira icyo nkora pe, ngomba kugira icyo nkora kugira ngo hindure amarangamutima yanjye, kandi ngomba gutuma amenya uwo ndi we wa nyawe. Umva, ubu ngubu rwose wamaze gufata umwanya w'umutima we rwose. Reka reka, nyizera rwose, nyizera, ngomba kugira icyo nkora. Kandi urakoze cyane kubw'inama ungiriye. Ndumva mbabaye cyane rwose, muri iyi minota ndumva mbabaye. Ugomba kwishima nshuti yanjye, ugomba kwishima wowe ugakora akazi. Sandra ari mu cyumba, mana yanjye, ni gute koko nabona amafaranga nonaha? Umusore wanjye nta nubwo ari mwinshi, ntabwo igihe kiragera ngo mbone uko njya ku ishuri. Ubuse ndabigenza ute? Ubu ngubu ndabigenza ute koko? Ubuse namwaka amafaranga? Ubuse ndabigenza ute? Ni iki ndi bukore? Ni iki nakora? Nta nubwo igihe kiragera ngo mbone amafaranga, kandi expenses ni nyinshi. Ntabwo umushahara wanjye uragera, ubu ndakora iki koko? Urabona ko ibitekerezo byamubanye byinshi. Ari kwibaza cyane, ari gutekereza icyo yakora kugira ngo abone amafaranga. Iwabo baramukeneye, nawe ubwo akeneye amafaranga. Ubuse mpamagare Omar koko? Ndabigenza utera. Ahangaha Davian ari kumwe na Steven bari kuganira. Sandra bazaniye icyo kunywa, arangije ahereza Davian icyo kunywa, ahereza na Steven icyo kunywa. Ariko Steven aramureba cyane, aramwitegereza. Sandra aragenda. Hanyuma Davian areba uburyo Steven ari kumureba amwitegereza. Kubera iki utagenda rwose ngo nsigire uyu mukobwa? Murebe, reba ukuntu ameze, reba ukuntu ari icyuki. Ubuse uba umeze utari kumwe n'umukobwa mwiza cyane muri iyi nzu?
Sandra iyo aba ndi wowe rwose uyu mukobwa ntago yancika, iyo aza kuba ari njyewe nari guhita mwambika impeta ku rutoki rwe. Sandra ntago namushaka uriya, ntago namushaka rwose. Kubera iki? Uriya mukobwa ko ari mwiza, yubaha, afite imico myiza, akora cyane, ni kubera iki utamushaka? Sha uriya mukobwa ntago umuzi, gusa ni mwiza cyane mu gitanda. Oh my god araseka cyane. Gwiki wabibwiwe n'iki se? Naryamanye nawe mbere yuko aza kuba muri iyi nzu. Mani uri danje kabisa. Uvuze ko wamukunze, wakunze uko byagenze? Oya ubuzima nyine hari igihe butuma ibintu bibaho. Ben kuki se utatuma irindi joro ribaho? Urabyumva gute? We ntago ubyumva. Ndi kukubwira ngo ntago uriya mukobwa nyine namushaka tu. Uriya mukobwa mani ameze ukuntu. Ceceka se. Uriya mukobwa ni mwiza, ni umukobwa mwiza, afite imico myiza, ameze neza, aragaragara neza. Ubwo ngubwo Sandra ari hariya ari kubumviriza ibyo barimo kumuvugaho, yumiwe. Ati rwose naba nkoze ikosa pe, naba nkoze ikosa. Reka nyizera uriya mukobwa rwose ntago ari mwiza, ntago ari type yanjye. Reka uriya mukobwa mva sinzi ukuntu byagenze ngo aze muri iyi nzu yanjye. Wanze yaraje abishaka rwose kuko ntago ashobotse. Nyine birababaje. Aramubwira ati ngo iki? Njyewe rwose ibyo bintu uri kumbwira ntabyo mbona pe. Ngo iki? Mba mbona ari umukobwa nyine wiyubashye umeze ukuntu, ariko wowe mba mbona ntazi uzabura ubwenge, ahubwo ni akazi kawe. Barangije batwereka Sandra avuye guhaha afite agafuka mu ntoki. Uko Sandra agenda yisetsa abona imodoka izimunyuraho imuhamagara. Good afternoon, kumbe yari Steven. Umeze ute? Ugiye hehe se? Ngiye mu rugo. Uyu munsi uri umunyamahirwe, ngaho ngwino nkugeze mu rugo. Oya nta kibazo nenda kugerayo, ni hano imbere n'ubundi ngiye kuhagera. Aramubwira ati ngwino nkuhere ufite ariko nkugeze. Arangije aragenda arinjira. Steven nyine amuhereza akalift, amushyira mu modoka ye. Arangije aramutwara. Ndabikunze cyane. Arangije batwereka aho Davian yari ari mu idirishya, ubundi agiye kubona abona Steven aramuzanye mu rugo. Rwose ntugire ikibazo rwose. Ngwino, araza kumukingurira n'urugi. Agombaga gutuma n'umukingurira rwose. Abagore nabo kubana bagomba gufungura umuryango. Aratangira. Nizere ko nzongera kukubona. Urakoze cyane rwose. Sandra uvuye he? Davian yarakaye cyane. Nari mvuye ku isoko. Ni ku isoko? Aya masaha muri iki gitondo? Yego rwose niho mvuye. Ntabwo wabasha kwihuta n'igihe wagendeye? Nagiye rwose ku isoko kandi nari nabikubwiye mbere yuko ngenda. Ngaho tugende imbere, injira mu nzu. Arinjira, asigara na Steven.
ubundi ufite ikihe kibazo? Kuki buri gihe uba ushaka kugira ngo ube umupolisi uriya mukobwa? Ntiwatuma avuga umuvugira hejuru, ndakwinginze rwose mureke Basiriyasi, uba ufite ikihe kibazo? Nta kibazo njyewe mfite. Uriya mukobwa simba nshaka ngo agende, ngo ajye hehe, ngo agende atinde, agomba kuba ari hano mu rugo ari gukora akazi. Ariko ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo nshuti yanjye? Hari ideni murimo? Oya, ugomba kuba hari ukuntu umeze muri wowe, ntago wabihisha. Cyangwa se ushobora kuba hari ikintu wiyumvamo kuri uriya mukobwa. Nubwo naba nkiyumvamo, nta kintu na kimwe mwiyumvamo rwose. Uriya mukobwa reka uriya mukobwa rwose ni uwo ku muhanda rwose, ntago ashobotse. Ntago njye reka nta kintu twavugana. Ndaramuseka, winsetsa rwose. Hari ukuntu nkubona, njyewe narabikubwiye, uriya mukobwa uramukunda, nuko udashaka kubivuga. Nijoro baragenda binjira mu nzu, umukobwa aragenda yigira mu gikoni, atangira gutegura no guteka. Gusa afite utubazo twinshi, ubona ko afite utubazo twinshi pe. Uko ari kubitegura urabona ko nta mahoro afite, ari kwiyumvira, arananiwe, mbese urabona ko rwose atari tayari muri we. Atangira gukora amasuku, anagura ibirahure, akora nyine amasuku aho ngaho mu nzu, kuko uyu mukobwa akoresha imbaraga nyine, akora akazi ke neza, ntabwo umuntu ukomanze. Reka nze nkukingurire rwose. Genda gake jya gukingura. Akinguye abona ni umuvandimwe we, aje kumusura, barishima cyane. Nakomeje kuguhamagara ndakubura, telefone ntiwayifataga, narindi mu masuku ntibona. Amasuku se niyo yatuma udafata telefone? Rwose iyo ndi mu masuku mba mpuze ukuntu, niyo mpamvu telefone mfite umutima. Naje rero aje kukureba. Ubona ko rwose yishimanye n'umuvandimwe we, rwose bameze neza. Yaje kumureba aho atuye. Akazi rero hano kameze neza, amafaranga ntabwo baranyishyura, ariko nta kibazo rwose, amafaranga rwose azaboneka vuba aha. Nta kibazo, niyabona nyine uzatubwira. Urabona ko bishimye, ngwino tugende, ngwino njye kwerekana hariya, urebe nyine ahantu hose. Araza rero akomeza gukorera amasuku, umuvandimwe we rero nawe arasohoka. Hayi Omar, uragiye? Yego ndagiye. Ugiye he? Ngiye hariya ku muhanda wa Clifford. Okay, nakugezayo se? Nishimiye guhura nawe, nanjye nishimiye guhura nawe. Mbese hari ahantu wabuzanye na Sandra? Sandra turaziranye, ni inshuti yanjye magara. Wow, ni byiza cyane rwose, nongeye kwishimira guhura nawe bwa kabiri. Ndabyishimiye pe. Nta kibazo rwose. Batwereka ahantu mu cyumba, batwereka Sandra, araza bamuhamagaye, yitaba telefone.
asanga ni umusisita we. Sisita umeze ute? Meze neza. Mbaza ngo iki? Iki mbwira sha winyicisha amatsiko. Umva nabonye lift. Wabonye lift se ninde wayiguhaye? Umva nta bintu birenze. Nyine mbwira kuki utarimo kumbwira. Nyine boss wawe yampaye lift ampereza n'amafaranga 50,000. Really? Koko se? Sha umva ni umuntu mwiza. Yayampaye tugenda tuganira antwara mu modoka turagenda nyine angeza aho nari ngiye arangije mbona ampereza amafaranga 50,000. Koko se? Umva ni umuntu mwiza rwose. Yaguhaye 1/2 cy'umushahara wanjye wose cyane rwose. Umva Imana imumugisha rwose, ni umuntu mwiza. Umva ndabyishimiye cyane pe. Arakupa. Umva arishima, numva arishimye. Arangije arahaguruka. Hano tubona Daviana yibereye kuri chatting umuntu akomanga. Sandra arinjira. Boss, narinje kugushimira kubw'amafaranga wahaye murumuna wanjye. Wakoze rwose, Imana iguhe umugisha. Boss aramureba aramwitegereza. Sa okay, nta kibazo. Narinje kukubwira ngo urakoze kubera amafaranga wahaye murumuna wanjye. Boss nyine araceceka ntiyagira ikintu avuga. Undi narumiwe. Nje sura mu cyumba. Ntabwo nakomeza kuba muri iyi nzu pe. Akareka iyi nzu rwose kubibamo birangoye. Ibyo ndi kubona ntabwo bisobanutse pe. Ngomba gutuma ahazaza hanjye mpibagirwa. Nasiga ahazaza ngomba kuhasiga inyuma rwose nkakomeza nkagenda. Ibi byose nkabyibagirwa kuko ibyo mbonera muri iyi nzu bituma binyibutsa ibya rya joro kandi sinshaka kubyibuka. Bituma numva ntazi uwo ndi we iki. Ngomba kubisiga byose. Ngomba gusiga byose inyuma ubundi nkakurikira ibiri imbere yanjye kuko ndamuhaze rwose. Uriya mugabo arananiza. Ukuntu yitwara neza bituma nkomeza kwinshinja ibya rya joro. Inshuti yanjye kuko yambwiraga ukuri. Ngomba gushaka akandi kazi nkava hano hantu. Ngomba kugira icyo mbikoraho. Iyi niyo nzira rwose. Uru ni rwo rugendo rwatuma nsiga ibyabaye nkatangira ubuzima bushyashya. Batwereka Sandra ari kuvugana na wa muvandimwe. Noneho kumamagaye muri iki gitondo se byagenze ko umva naravunitse. Urumva ndi kubabara bya hatari. Ntabwo mbasha no kugenda pe. Numva ngo naravunitse akaguru kameze nabi. Ugiye kuza mu rugo? Sandra itamukopa arumirwa. Gusa Sandra wambwiye ko agiye kuza mu rugo. Undi nawe akomeza yivura asiga umuti ku mvune yari yagize. Barangije batwereka Steven na Sandra bari kuganira. Thank you so much. Ni ukuri warakoze kandi ndashimira rwose. Daviana yahaye murumuna wanjye amafaranga menshi. Ndashima rwose. Umva byaranshimishije cyane. Uzi ko yamuhaye 1/2 ukeneye amafaranga? None se kuki utambwira ngo nyaguhe nkaguhereza 100%? Shuwa urakoze cyane rwose. Urakoze nawe. Mufite mu biganza byombi. Umva ntuzongere kumpamagara bose ahubwo ujye umpamagara Steven. Okay. Bahita bahaguruka. Telefone nabasanze muri salo bafatanye. Barangije bahita bahaguruka.
ndamubwira nti kangende ngiye mu gikoni, aramusuhuza. Ndamubwira ati rwose nagiye muri rogi umva naje ndakubura ntabwo nari meze neza. Kubera iki utameze neza? Uribuka wa mukobwa twahuriye muri jimu? Yego. Ameze ate se? Yanyibye 5,000. Arangije anyiba n'ikofi yanjye. Iki cyagiye ubwo twajyaga hanze twari turi mu modoka. Ngo iki? Ariko abakobwa b'iyi minsi mwana yanjye ntabwo bashobotse pe. Abakobwa b'iyi minsi ntibashobotse mu buzima. Yewe umva nta kundi, ubwo nyine nta kundi ni ukwihangana gusa nyine kangende ku ofisi hari umuntegereje, turaza kongera kubonana nimugoroba. Kandi ukomeze wihangane rwose abo bakobwa, turaza gusubira bro. Ndi n'abasigara nyine Sandra yesa ndabitabye rwose. Sandra araza aza kwita ndabitabye boss. Sandra ibintu mazimo iminsi ntabwo rwose ndi kubikunda cyane we n'uriya musore. Iyo ndi kubabona biriya bintu muba mwikora rwose ntabwo mbikunda. Ubundi muba muri mu biki? Ntabwo rwose ndi gusobanukirwa n'icyo ushaka kumbwira. Ntabwo usobanukirwa wowe n'uriya musore drama muba murimo mufatanya ibiganza mugendana ibiki n'ibiki ahantu hose muri kumwe kuri hoteli hehe. Ntabwo mbikunda rwose, mumbabarire cyane rwose, mumbabarire. Hanyuma mfite emergency nshaka kujya kureba umuvandimwe wanjye. Okay, urakoze cyane. Nandi arangije cyaragenda. Ariko boss urabona ko ari kure nyine ntabwo yishimye, ntabwo ameze neza.